Umunsi mwiza rero kuri mwese abakurikiye Frabani Official TV, ikaze mwese abakomeje gukurikirana ibiganiro byacu, abaduhaye komenti, abadukunze, abashobora gusangiza abandi ibi biganiro, namwe muhabwa umugisha. Rero murakoze cyane. Uyu munsi turaganira ku bigendanye n'igikoni cyangwa se bimwe mu byo dukoresha mu gikoni. Ubushize twaganiriye kuri tungurusumu, uyu munsi tugiye kuganira rero ku kindi kirungo cyiza cyane cyitwa tangawizi. Tangawize ni ikirungo cyiza, hari abagikoresha mu cyayi, hari abagikoresha mu biryo kugira ngo ibiryo bigire impumuro nziza. Tangawizi ndayikunda, nkanjye ndayikunda cyane kubera impumuro yayo, kandi impamvu nyikunda ni ibyiza ifitiye umubiri wacu cyangwa se akamaro kayo ku mubiri w'umuntu. Ndayikunda cyane rero. Abantu bamaze kugera mu myaka yo hejuru, mu myaka yisumbuyeho gatoya nk'iyo ngezemo, hari igihe dukunda cyane gukora ubushakashatsi cyangwa se kwita ku byo turya. Kwita ku byo turya. Hari umushuti wanjye kera, nari mfite imyaka 30 nari nkirenzaho 30 imyaka mike cyane, noneho tugendanye yari ari kumwe n'undi muvandimwe ari bakuru, bari hafi imyaka nka 50, noneho turaganira, bavuga ku by'ubuzima, bavuga ku by'ubuzima bw'umuntu. Noneho twe turi mu modoka tugenda, umwe muri bo ahita amindukirira ati Flavie, wari wagize imyaka 40? Ndamubwira ni hoya, icyo gihe nari nayigize. Ati imyaka 40 ni imyaka ikaze, ni imyaka myiza, ati ni imyaka umuntu yiyitaho, ni imyaka yo kugenzura ibyo wariye n'ibyo wanyweye. Ahita ambwira ko ari imyaka umuntu ageramo agakunda ubuzima, akumva akunze kubaho, akumva akunze kwiyitaho. Atugera mu myaka 40 atugasa nkaho ukangutse, atugatangira kwita ku bintu byose, ukita ku byo wariye, ukita ku byo wanyweye. Ati wajya nko kunywa isukari ukabanza ugakora imibare. Arambwira ati wajya nko kurya umugati ukabanza ugakora imibare, wajya kwarura ibiryo ku isahani ukabanza imibare. Mbese arambwira ati imyaka 40 ubwo nta experience ye, ariko naje no kugenzura nsanga nibyo. Ubwo rero arambwira ati imyaka 40 ati nuyigeramo tuzabimenya. Ati buriya ati ni imyaka rwose umuntu agenzura ibintu byose, cyane cyane ati ukumva wiyitayeho ku buryo ugomba kugenzura ibintu byose winjiza mu mubiri wawe. Ati rero ni igihe ugeramo ukumva ukunze urakangutse, ukangukiye kwiyitaho, ukamenya ibyo wariye, ukamenya ibyo wanyweye. Ati mbese umubiri wawe ukawitaho ku buryo utangira kumenya ibyo uwuhereza. Rero ubwo abageze muri iyo myaka ndabakomeje, ndabasuhuje, ndabatahije bamaze kugera muri iyo myaka yo kwita ku byo twariye no kumenya impamvu tubiriye. Ukarya ikintu uzi ko hari icyo kibiri bumarira umubiri. Hari imyaka nyine uba urimo wenda ikiri hasi, urya ibyo wiboneye, nta n'impamvu uvuga uti reka ntacyo bivuze, ntacyo bitwaye, nta n'impamvu yo kubimenya. Ariko burya ubuzima cyangwa se ikigero cy'ubuzima runaka, hari ikigero cy'ubuzima runaka kigutegeka, cyangwa se hari igihe ugeramo ugatekereza cyane ku byo uri guha umubiri n'impamvu uri kubiha umubiri. Nturye gusa ngo nuko ushonje, nturye gusa ngo nuko uri kureba umuceri cyangwa nuko uri kureba ibirayi, nturye gusa ngo ibiryo birahari ku isahani ibyo ari byo byose. Hari imyaka rero umuntu ageramo, wa mugani, ugatangira kugenzura ibyo wariye n'ibyo wanyweye. Wajya kunywa fanta ukabanza ukabara harya ubu ni iya kangahe nyweye muri iki cyumweru cyangwa se kuri uyu munsi. Wajya kurya ikintu runaka ukabanza ukamenya impamvu ugiye kukirya. Ubwo rero bari muri icyo kigero cy'iyo myaka, ubwo bari kumva impamvu ndi kuvuga kuri ibi ngibi. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kirungo cyangwa se ku kirungo cyitwa tangawizi. Ushaka kucyita ikirungo, ushaka kucyita umuti, ushaka kucyita urukingo, byaterwa n'imyaka ugezemo n'impamvu urya icyo kintu. Rero nk'abamama cyane cyane, kuko ari twe dukunze kuba mu gikoni, hariho n'abagabo bakunda igikoni cyangwa se bakunda guteka, cyangwa abasore cyangwa abakobwa, ariko akenshi mbona abamama ari twe dukunda kwita ku bintu byo mu gikoni, cyangwa se ukajya guhaha, ugahaha kubera iki, cyangwa ugahaha ikintu kubera impamvu runaka. Rero uyu munsi tugiye kuganira ku kintu bita tangawizi. Tangawizi zirahari mu masoko atandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda, hano mu mujyi wa Kigali ni henshi ushaka gusanga bacuruje tangawizi mu masoko cyangwa mu masupamaketi, biterwa naho uhahira. Ariko tangawizi
ni ikintu dukunda kugura kandi ni ikirungo cyiza. Tangawizi ushobora kuyikoresha nk'ikirungo rero mu cyayi, ushobora kuyikoresha nanone nk'ikirungo mu biryo. Tuzagenda tubiganiraho kuko tuzabona akanya, ariko reka tuvugeho gato cyane ku kintu kitwa tangawizi. Tangawizi ngewe n'ubusanzwe ndayikunda, ariko maze gusoma ubushakashatsi abahanga bayikoze cyangwa se ubushakashatsi abandi bahanga bayikozeho, numvishe nyikunze kurushaho. Tangawizi rero abantu benshi bakunze kuyikoresha mu cyayi, ariko no mu biryo irakoreshwa bitewe n'ukuntu igira n'impumuro nziza. Hari ukuntu njya nyikoresha no mu gikoma. Ngira abana batoya bakunda igikoma, rimwe na rimwe rero hari igihe nyibavangira no mu gikoma nkashyiramo gakeya, nkafata nka tangawizi nkayisekura cyangwa nkayirapa, noneho nkayishyira mu mazi nkayatogosa, ya mazi makeya nabijeje arimo tangawizi nkayayungurura neza, narangiza ya mazi nkayatekesha igikoma. Icyo gikoma kiba kiryoshye, muzabikore muzambwira. Ubwo ni hamwe bashije kuvuga hatandukanye no mu cyayi ko abantu benshi dukunze kuyikoresha mu cyayi. Rero ushobora no kuyikoresha no mu gikoma, ushobora kuyikoresha no mu biryo, kwa kundi uri guteka ikintu runaka. Tuzaganira ku biryo cyangwa se ku buryo ubu n'ubu bwo mu gikoni ushaka kuyikoresha, ariko ubu ndashaka ko twiganiriraho gatoya ku kamaro ka tangawizi ku bantu bayinywa mu cyayi cyangwa bayikoresha mu biryo batazi akamaro kayo. Tangawizi rero buriya ni nziza. Tangawizi itera imbaraga, irimo ibitera imbaraga. Muri tangawizi habamo ibitera imbaraga, buriya muri tangawizi habamo n'agasukari gakeya, hakabamo n'amazi. Rero tangawizi ibamo poroteyine navuga ihagije, kandi hakabamo n'agasukari gakeya. Buriya nunywa agatangawizi konyine mu mazi muri tangawizi uzabyumva neza, cyangwa kuyirigataho yonyine urabyumva ko harimo agasukari gakeya. Tangawizi rero ibamo ubwayo n'amazi, ibamo n'ikigero gikeya cy'amazi, ikabamo n'agasukari gakeya, ariko ibamo na poroteyine, ibamo ibitera imbaraga. Hanyuma vitamine ubwayo ikagira, buriya ibamo n'amavitamine menshi. Ku bitabo bimwe nasomye abashakashatsi bagiye bakora ku bigendanye na tangawizi, hari amavitamine menshi, bakoze urutonde rw'amavitamine aba muri tangawizi burya. Kandi vitamine murabizi ko zigirira umumaro cyangwa se akamaro umubiri wacu, cyangwa se umubiri w'umuntu muri rusange. Rero reka mbabwire vitamine zimwe ziba muri tangawizi mutari muzi. Muri vitamine muri tangawizi buriya habamo vitamine C, habamo vitamine C, habamo vitamine E, habamo vitamine B9 cyangwa se B9, hakabamo vitamine B6, B1, B3, B2 na B5. Izo ni vitamine dusanga muri tangawizi, hakabamo n'imyunyungugu itandukanye. Rero niba wakundaga tangawizi utazi ko ibamo na vitamine, ugikunde cyangwa se ugikoresha ubizi ko buriya muri vitamine higanjemo nako, buriya muri tangawizi ugikoresha unabizi ko higanjemo vitamine zitandukanye kandi umubiri wacu ukeneye. Hanyuma tangawizi abantu benshi bakunze kuyikoresha kugira ngo yongere impumuro nziza mu biryo ku bayikoresha. Hari n'abayikoresha rero no mu cyayi nk'uko nabivuze, kugira ngo yongere impumuro nziza mu cyayi. Nk'iyo hakonje umuntu akanywa nk'agacyayi karimo tangawizi bumva aguwe neza. Rero abantu benshi bayikoresha kubera impumuro nziza igira, cyangwa se bakayikoresha ko bayikunda gusa, ariko batazi ko ifitemo imyunyungugu muri yo, batazi ko harimo amavitamine umubiri ukeneye, batazi ko irimo ibitera imbaraga. Burya ku bantu bakora siporo nko mu gitondo ukanywa nk'utuzi dushyushye turimo agatangawizi n'akadimu, ujya gukora siporo kabisa wumva ufite imbaraga, wumva umubiri umeze neza. Ikoreshwa rero mu kuvura indwara zimwe na zimwe zitandukanye, indwara z'ubuhumekero, indwara z'ibihaha n'ibindi. Ku bantu bakunze gukora imiti iyo mu rugo, ushaka gukora umuti umwana arwaye inkorora cyangwa adahumeka neza, ugakoresha ka tangawizi. Tangawizi nayo ifitemo, kubera za vitamine ziri muri yo, ifasha mu kuvura cyangwa se mu kurinda indwara zimwe na zimwe nk'izo cyane cyane z'ubuhumekero cyangwa se z'ibihaha n'ibindi. Hanyuma tangawizi burya ibungabunga ubuzima bwo mu kanwa, ubuzima bw'ishinya, ubuzima bw'amenyo, ibungabunga ubuzima bwo mu kanwa cyane cyane. Nk'umuntu ukoresha tangawizi kenshi cyangwa se ku rugero rukwiriye, ntabwo ashobora kugira impumuro mbi mu kanwa. Abantu bakoresha tangawizi akenshi usanga badakunda kugira ibibazo by'amenyo, ibibazo by'ishinya. Usanga rero ku bantu bakunze gukoresha tangawizi cyane cyane badakunze kugira ibibazo byo mu kanwa, kubera yuko tangawizi ubwayo, kubera vitamine yifitemo, kubera ibyo yifitemo muri yo n'imyunyungugu igiye itandukanye, ibungabunga ubuzima bwo mu kanwa kacu.
hanyuma rero tangawizi hari abantu batemerewe cyangwa se babujijwe kuyikoresha kubera yuko hari abantu babujijwe gukoresha tangawizi. Iyo hari imiti runaka uri gufata, hari imiti runaka waba uri gufata nk'imiti yo kwa muganga ukaba utemerewe gukoresha tangawizi, cyane cyane nk'ibinini bya aspirine, sinzi nimba bukibaho, nk'umuti witwa aspirine. Si byiza kunywa tangawizi wayinyweye cyangwa se uri kuyinywa, kubera ko hari ibintu bimwe biri muri biriya binini bya aspirine biri no muri tangawizi ushobora kuyikoresha, rero ugasanga umubiri wawe wakiriye ibintu runaka ku kigero kidasanzwe cyangwa se kitari cyo, bikaba byakugiraho ingaruka. Hari rero uri kunywa imiti runaka, si byiza kunywa icyayi kirimo tangawizi, si byiza gukoresha tangawizi mu buryo cyangwa ubundi. Hari nk'abantu bakoresha tangawizi nko muri gahunda yo kugabanya ibiro n'urugero, akaba afite amazi anywa runaka, akaba afite icupa agendana ririmo amazi arimo tangawizi. Rero iyo hari imiti yindi uri gufata, hari ibintu uhagarika. Iyo hari imiti runaka uri kunywa, si byiza kunywa tangawizi cyangwa se ngo uyihoreho nurangiza ukoresha na ya miti yo kwa muganga. Nimba hari imiti uri kunywa runaka, ni byiza kuba uparitse kunywa tangawizi nyinshi bitewe n'uko utazi ibintu biri muri iyo miti, kubera ko twamaze gusobanukirwa ibiri muri tangawizi, kugira ngo ya miti yawe itaza gupfa cyangwa se tangawizi yawe itica imiti, cyangwa se ya miti itaba yizirana na tangawizi ugasanga hari ibintu uri kwinjiza mu mubiri bitari ngombwa, ushobora kugiraho ingaruka igaragara nonaha cyangwa se itagaragara nonaha, ariko umubiri wawe ukawubangamira mu buryo cyangwa ubundi. Hari igihe tubangamira n'imibiri yacu ntitubimenye cyangwa se tukabangamira tutabizi. Rero bitewe n'ubukana tangawizi yifitemo ubwayo, si byiza kuyifatanya n'indi miti. Nkuko hari imiti muganga ashobora kuguha akakubwira ati iyi miti ntugomba kuyinywa uri kunywa amata, iyi miti ntugomba kuyinywa uri kunywa inzoga. Na tangawizi rero bitewe n'ubukana bwayo, hari imiti utafatana na tangawizi. Ni byiza rero nimba uri kunywa imiti runaka, waba uhagaritse ikigero ukoreshamo tangawizi. Hari igihe ujya kwa muganga, muganga ajya kwandikira umuti akakubaza, ese unywa amata cyangwa se ese unywa inzoga, akakubwira ati rero ubwo urwaye indwara imeze gutya, ubwo nkwandikiye imiti imeze uku n'uku, nkubujije mu gihe kingana gutya uri gufata iyi miti, ugerageza ikintu cyitwa inzoga uba uzihagaritse. Cyangwa se akakubwira ati nimba unywa amata, mu gihe ugiye gufata imiti ngiye kurwara runaka bitewe n'indwara urwaye, muganga akakubwira ati iyi miti ntigendanye n'amata. Cyangwa se akakubwira ati bitewe n'uko iyi miti ifite imbaraga zingana gutya na gutya, cyangwa se zimeze gutya, iki n'iki ntucyemerewe. Ubwo n'urugero nari ntanze amata cyangwa se inzoga cyangwa ikindi kintu. Tangawizi rero bitewe nabo yo n'ubukana yifitemo, hari imiti utakoresha uri kunywa tangawizi. Cyangwa se igihe uva amaraso, si byiza gukoresha tangawizi. Nk'igihe wakomeretse ufite nk'ahantu virirana ku mubiri, si byiza gukoresha iyi tangawizi. Ikindi, nk'igihe uvirirana cyangwa se uri kuva amaraso ku mubiri, nk'igihe wakomeretse, hari igihe ushobora kuba wakomeretse ukaba wenda ikinyobwa kiri hafi yawe ari icyayi kirimo tangawizi, ntabwo wemerewe kuyikoresha kuko yatuma amaraso akomeza kuva ari menshi. Igihe wakomeretse rero si byiza gukoresha tangawizi. Cyangwa se nk'abagore n'abakobwa, igihe uri mu gihe cyawe cy'ukwezi, si byiza gukoresha tangawizi kuko ishobora kukongerera kuva amaraso menshi kandi bitari ngombwa. Rero ni byiza kwitwararika uburyo ukoresha tangawizi. Ubwo abagore n'abakobwa baranyumva, igihe muri cya gihe cyanyu cy'ukwezi, si byiza gukoresha tangawizi. Nimba wari uri kuyikoresha mu gihe runaka cyangwa se ku mpamvu iyi n'iyi, ushobora kuba ufite impamvu iri gutuma ukoresha tangawizi, yaba icyayi kirimo tangawizi, yaba y'amazi unywa. Nzi ko nk'abamama benshi bakunze kugabanya ibiro cyangwa se badashaka kuzamura ibiro, hari ukuntu bakoresha amazi arimo tangawizi. Igihe rero uri muri kiriya gihe cyawe cy'ukwezi, iriya minsi si byiza gukoresha tangawizi, kubera yuko ishobora kugutera kuva bitari ngombwa ntumenye impamvu, ariko akenshi n'ubigenzura uzasanga ari tangawizi, bitewe n'uko ibi bitabo abahanga bandika, ibi bitabo tugenda dusoma byanditswe n'abahanga bagiye bakora ubushakashatsi butandukanye, nawe n'ubigenzura uzasanga ubu bushakashatsi bakoze ari bwo. Rero ni byiza kumenya
urugero cyangwa se ibyo dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ikindi, tangawizi ifasha mu igogorwa ry'ibiryo. Uzarebe hari nk'igihe umuntu arya akahita wajya nko ku meza njye mbibona nk'iyo mwahuriye nk'ahantu n'abantu ari nko muri fete runaka cyangwa se ari ahantu ubona hari ukuntu ureba ameza ukavuga uti rwose nubwo narindi muri gahunda yo kurya ibintu bimeze ukuntu, aya meza ndabona ntari buyacika, ariko tubaza nk'umuntu agahita akubaza hari agatangawizi kari hano hafi, nta tuzi turimo tangawizi hafi aha. Mbese ifasha rero mu kugogora ibiryo. Hari ukuntu iyo umaze kurya hashize nk'umwanya runaka iminota nka 30 ugafata agatasi kawe karimo utuzi turimo tangawizi cyangwa se kagacyayi karimo tangawizi, bifasha mu igogorwa ry'ibiryo cyangwa se mu igogorwa ry'ibyo twariye. Hanyuma rero kubera ya vitamine C twabonye iri muri tangawizi irinda cyangwa se kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Twabonye ko muri tangawizi harimo vitamine C. Rero kubera vitamine C iri muri tangawizi, tangawizi ifasha umubiri w'umuntu kuzamura ubudahangarwa cyangwa se imbaraga z'umubiri zo kwirinda indwara cyangwa se kuzamura mbese muri make ubudahangarwa bw'umubiri wawe bitewe na ya vitamine C irimo. Rero ushobora kunywera vitamine C gusa kugira ngo wumve umeze neza, kugira ngo uzamure ubudahangarwa bw'umubiri wawe, nta ndwara urwaye uri kwivura, atari uko ukurikiye wa muhumuro wayo, atari ikindi ukurikiyemo gusa, kugira ngo igufashe mu kuzamura cyangwa se mu kubungabunga ubudahangarwa bw'umubiri wawe. Mu gusoza kino kiganiro nanone nari nababwiye ko hari abantu batemerewe kunywa tangawize, umuntu wakomeretse, umudamu uri muri cya gihe cy'ukwezi, abagore batwite nabo barimo, ndetse n'abana batoya. Abana bato cyane si byiza kubaha tangawize. Si byiza tangawize nyinshi ku bana, si byiza tangawize ku bagore batwite cyangwa se abonsa. No kumenya urugero dukoresha aho tangawize, kubera ko ubwayo yifitemo imbaraga. Rero hari igihe usanga imbaraga tangawize yifitemo bitewe n'aya mavitamine nababwiye ayirimo n'imyunyungugu itandukanye, hari igihe ishaka kurusha imbaraga umugore utwite cyangwa se umwana mutoya. Ni byiza rero nubwo dukoresha tangawize mu rugo iwacu, nubwo dukoresha tangawize mu gikoni, ariko tumenye ngo tugomba kuyikoresha ku rugero uru n'uru. Tumenye ibyiza byayo ku mubiri w'umuntu, ariko tumenye ko hari n'ibibi byatera nk'umuntu wakomeretse gukoresha tangawize, umwana mutoya gukoresha tangawize nyinshi, umugore utwite ko yakoresha tangawize nyinshi, si byiza nabyo. Rero murakoze cyane, ubwo twaganiraga kuri tangawizi. Muraza kumbwira namwe, muranyungura ibitekerezo, ndabizi ko abadukurikiye hari benshi musoma ibitabo bitandukanye, hari benshi mufite ubumenyi butandukanye kuri tangawizi. Ni byiza ko mutwunganira mukatubwira namwe byiza muzi kuri tangawize, mukatubwira wenda hari undi muntu utemerewe kuyikoresha ariko ntitubimenye. Ibyo byose dushima ibitekerezo byanyu, dushima inama zanyu n'ubwunganizi muduha iyo mudukurikiye, biradufasha. Rero vitamine nako tangawizi kubera amavitamine menshi ifite muri yo, imyunyungugu irimo, hari igihe cyiza cyo kuyikoresha n'igihe kitari cyo kuyikoresha. Murakoze rero cyane abakundaga gukoresha tangawizi, wenda mutazi ibyiza byayo, mumenye izi vitamine zose yifitemo. Hari vitamine C, vitamine E, vitamine B9, B6, B1, B3, B2, B5 ndetse n'indi myunyungugu itandukanye. Ubwo namwe muzadufasha mu gukora ubushakashatsi, mutwunganire, hanyuma mutubwire ibindi byiza muzi kuri tangawize, dukomeze twongere ubumenyi kubwo dusanganywe. Murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha, mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Flavia Baninema. Murakoze.